Sinizere ko umeze neza cyane umumuntu dukurikiranye muri mu bice bitandukanye ni Mark X Entertainment. Ndatugaruka amakuru agiye atandukanye by'umwihariko yavugwa hirya no hino mu isi dutuye y'imyidagaduro. Amakuru rero n'ubundi abavugwa ntabwo tuba turi kure y'ibirimo gutrendinga hirya no hino ku isi dutuye, ahubwo kigomba kumenya nuko nyuma yaho witwa Sabe navuga ngo video ze zigiriye hanze yaba iriya yabanje asa naho arimo kuvunika cyangwa se yasaho ashaka ubutabazi, nyuma yaho gatoya haje kugaragara indi video asohoka mu nzu, abantu bagenda bibaza ese ni Sabe batavuye gusambana, abandi bakavuga ati yego turabona ko ni Sabe ariko se kandi video asambana yo ari benshi bakavuga ati rero yaba yamaze kuba atandukana n'umudamu we. Ariko kandi impaka niko zagendaga ziza bavuga bati ngwino ndebe uyu nguyu wari muri chat yandikira Sabe ko agomba gusohoka akagenda, kugeza ubwo Sabe umuntu w'umugabo yuriye mu nkike. Wakibaza ngo byo byatewe n'iki? Rero bose bari nyuma yo kwibaza ngo ese Sabe yatandukanye n'umugore we, baje gutungurwa no kubona kuri social media zigiye zitandukanye umugore wa Sabe apostinze amagambo rwose meza cyane. Uyu nguyu n'uwitwa Raisa Murungi, bafitanye abana babiri. Abantu batungurwa cyane no kuba yanditse ayo magambo muri social itoroshye umugabo we yararimo, bamwe bakavuga ati nyamuneka rwose buriya ikintu ugomba kumenya nuko umugore w'umutima umubona yugeze mu byago cyangwa se umuntu mu bibazo. Raisa rero yaje kunyarukira kuri Instagram ye arandika ati turi umuryango mwiza Imana yaturemeye, amashimwe menshi natwe tuyasangira n'abandi, urukundo ruganze kandi ruzatsinda iteka, ndagukunda papa. Ashyiraho abbreviation cyangwa se impine z'abana be babiri. Hepfo umugabo yaje guhita ashyira mu mutima. Ni benshi bibaza bati se Sabe uyu nguyu nukuye kuri abitse kuri mu mutima we, cyane cyane ko bavuga bati wenda ngwino ndebe ari mu bamugambaniye. Ibyo byose ikintu nakubwira ni kimwe, nuko wenda yabo ngwino ndebe bivuga ko arucudikanye na Sabe, yaba n'uyu mugore bose bazi ukuri tuzaramenya. Nabonye nawe bibaza bati se ni haba wenda hari indi video yafashwe. Ariko kandi umugore we nyuma y'igihe gitoya amaze gupostinga Sabe nawe bari kumwe, Sabe nawe yaje kujya kuri Instagram story arangije apostinga umugore witwa Raisa Murungi, anditse yandika ngo mwiza imbere n'inyuma ndagukunda Raisa. Amagambo asa naho ashize ivuga kuri bamwe rero bagendaga batekereza ko wenda runo rugo rushobora kuba rugiye gusenyuka. Mark X Entertainment twaje kuba tuzenguruka, hanyuma dusura mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye byagize icyo byandika kuri nkuru y'uwitwa Sabe. Nuko inkuru igaragara ku Gihe.com ngo umugore w'umunyamakuru Murungi Sabe yirengagije imijugujugu akomeje guterwa ashimangira urwo amukunda. Amazina njya kuri yitwa Gasagire Raisa, akaba umugore w'umunyamakuru Murungi Sabe yashimangiye urwo akunda umugabo we nubwo amaze igihe yibasiwe cyane ku mbuga nkoranyambaga n'abamushinja guca inyuma uyu mugore we. Arangaya n'amakuru yagiye azanwa kenshi cyane n'umugore witwa Karara, benshi ko bati Karara uyu nguyu yaba yarakundaga Sabe, hanyuma noneho akaba wenda yaraje gufuha bitewe nuko yari mu ikipe imwe na Ngwino ndebe ndetse na Mingazima n'uwitwa Ketchup, ubwo Sabe yamanagingaga account cyangwa se YouTube channel zabo. Ibyo byose rero byaje kugenda bitungura abantu. Abandi baravuga bati uriya witwa John wafashe amafoto cyangwa se wafashe amavideo Sabe nawe yakundaga Ngwino ndebe, bityo bikaba bimwe byatumye amushyira hanze bitewe nuko nawe yamufuye. N'abantu gufuha ntibyoroshye. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gucicikana amakuru avuga ko Murungi Sabe yaciye inyuma umugore we ndetse aza kuvunika ubwo yageragezaga guhunga ngo adafatirwa muri iki gikorwa. Ariko benshi bakavuga se ko yafashwe wenda ahunga yafashwe asambana, bikaba urujijo ku mbuga nkoranyambaga, aho witwa Karara yakomeje kugenda akwirakwiza amakuru avuga ko uyu mugabo rwose yasaga naho arimo gusambana cyangwa se arimo kugenda abikora. Ibyiyumvune benshi babihuje n'itangazo nawe ubwe yisohoreye agaragaza ko arwaye ku buryo n'iby'akazi yabaye abihagaritse, akazasusukura mu gihe azaba yongeye gutora agatege.
rero wenda impamvu wenda benshi bagiye bihuza n'uburwayi bwe ni iby'uko uyu mugabo witwa Murongi Sabin yaje gutangaza itangazo ku itariki 29, ababibonye barabibonye, aho ku itariki 29 yavuze ko abaye ahagaritse ibiganiro bitandukanye ku mpamvu z'uburwayi. Benshi rero babitindaho, ariko abandi baravuga bati ese koko Sabin yaba arwaye? Abandi bakavuga bati ahari ntabwo arwaye. Rero navuga ko impaka zaje gucika, cyangwa se impaka zaje kugenda ziba nyinshi ku mbuga nkoranyambaga, ubwo noneho bacikaga ururondogoro nyuma y'uko hasohotse amavideo. Hakaba harabanje gusohoka itangazo ry'uko Murongi Sabin yaba arwaye, ndetse yahagurutse n'ibiganiro haciyeho iminsi 2 gusa. Witwa Tijara Kabendera yongera kugaragara yatangiye ibiganiro kwa Murongi Sabin. Hanyuma icyaje kubaho ni kimwe, nuko wenda abantu bakomeje kugenda bibaza ese Sabin watangaje ko arwaye akaba ko azagaruka mu biganiro yamaze gutora agatege inyuma, ugahita ubona iyo video. Isi iyo video yaba yari yarafashwe mbere, nta makuru tukibasha gutohoza, nta makuru bigoye kwemeza ukuri kwayo, cyane ko ba nyine ubwite ntacyo baratangaza. Abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya ngo ese Sabin araza gutangaza iki kuri iyi nkuru. Ese yagowe byumvikanye mu kiganiro avuga ati nyamuneka mugore wa Sabin ntuzasenye ntuzagire gute, bakavuga ati aho si urwiyerurutso. Ndetse n'amashusho yagiye hanze akaba namwe agaragaza Murongi Sabin aca inyuma umugore we. Nibyo rero byaje kuba urujijo, byaje kubatse ko n'amashusho agaragaza Sabin n'umugore we amuca inyuma. Kuki abantu bakomeje gukwirakwiza amakuru y'ibihuha ko Sabin yamucaga inyuma, nyamara video yagaragaye ari yuko Sabin yari havunitse anasimbuka. Urujijo abije ku rubuga rero rwe rwa Instagram, umugore wa Murongi Sabin yagaragaje ko amukunda bikomeye, akomeza gutangaza ko rwose amunambaho muri ibi bihe bitoroshye cyangwa se ibihe bikomeye. Ati turi umuryango mwiza, Imana yaturemeye amashimwe menshi, natwe tuyasangira n'abandi. Urukundo ruganze kandi ruzatsinda iteka, ndagukunda papa, I am okay. Izo ngizo ni impine z'abana babo babiri. Ni amagambo yagize Murongi Sabin, kuko nawe ubwe nyuma yo kuyasoma yahise ashyiraho umutima, bigaragaza ko amukoze ku mutima, ndetse agaragaza ko uyu mugore we ari mwiza imbere n'inyuma, ndetse nawe ashimangirwa mukunda. Ku mbuga nkoranyambaga rero benshi bakomeje kugenda bibaza bati se uyu mugabo witwa Sabin, wenda nawe arimo karabutoni bagiye muri comment bashyiraho, benshi bakibaza se uyu muntu witwa Sabin aho ni yaba yaragambaniwe? Aho ni yaba yaragambaniwe? Bikomeza kugenda bibururijo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ari nako kandi benshi bakunda kugenda bibaza bati mukagira mwe iby'iyi mihanda ikomeje kugenda yanduzwa na video z'abakobwa bambaye ubusa byo bite? Iby'iyi mihanda ikwirakwiza amakuru y'inzangano, ari nabyo umuyobozi wa RIB ejobundi yagarutseho avuga ati nyamuneka mwirinde gukwirakwiza ibihuha, mwirinde amakuru atizewe. Ibyo byose byatumaga abantu bakomeza kugenda bibaza bati se bizarangira gute? Ese bizagira gute bite by'iyi mihanda? Ese koko Sabin uyu nguyu uvuga ko yahemukiye Yago, izi ngizi zaba ari ingaruka na cyane ko Yago yagiye avuga kenshi ko abantu bose bagiye bamuhemukira bazabiryozwa? Ibyo byose wabitekereza ugasanga wenda ntabwo igisubizo urimo kukibona, ariko uko uzagenda ukora subscribe hano igisubizo uzagenda ukibona umunsi ku wundi. Nyamuneka rero navuga ngo Sabin uyu nguyu ntekereza ko buriya uko ugenda waguka niko n'abanzi bagenda baguka, nawe si cya Yego, ariko nanone twite no ku byiza yakoze, cyane ko wenda rimwe na rimwe usanga ubuzima tubamo turakosa, turi abantu, ariko banze uzirikane ngo ano mashusho ndimo gukwirakwiza ngiye yaba yarayanjye. Ntekereza ko ibyo bintu umuntu wese agiye abitekereza akavuga se ko ndimo gukwirakwiza amashusho. Yego nibyo uri karara, ufatiye umuntu mu cyuho, urimo uratangaza amafoto ye cyangwa se amashusho ye, ariko se wowe abaye ari wowe, ese wowe uri intungane? Nuko Mariya ngo wari wafashwe asambana, bamuzanira Yesu mu kirorero, baramubwira bati uyu mugore twamufasha asambana, ese tumukorera iki? Nuko Yesu ngo areba mu mitima yabo abona nabo ni abanyabyaha, yandika hasi arababwira ngo utarakora icyaha ntamuterewe. Ese koko karara wowe ukwirakwiza amakuru y'uko Sabin yasambanye, zana video ye tubibona. Gusimbuka uzi yaravuye gukora iki mu nzu,
yego byo ni Sabe, nabanje kubona video ya mbere ngira ngo wenda siwe, ariko iya kabiri ndebye neza mbona niwe, ndabyemeza ko ari we, ariko icyo kwemeza wenda ko yasambanaga byo ntekereza ko ni icyemezo umuntu yaba ahubukiye. Rero turaza wenda gukomeza kugenda tubagezaho andi makuru ari bugende aza umunota ku munota cyangwa se isaha ku isaha. Mark X Entertainment, uze kuri subscribe kugira ngo utajya ucikwa. Tubana hano mu makuru agiye agezweho atambuka hirya no hino ku isi umunsi ku wundi. Sabe, ibi urimo ni byoroshye, ariko dushimire umugore wawe wenda ko mwabanye muri ibi bihe akaba akomeje kukunambaho, n'umugore w'umutima. Nyamuneka nawe uzajya yize witwararike, buri muntu nakubahishe mu bantu nawe uzamwubahe. Ngayo kuko rero reka mbashimire mwebwe twabanye, none tuze komeza kubana mu bindi biganiro. Amahoro y'Imana abane namwe.